Dore ibintu bitanu bizatuma ugera ku ntsinzi n'inzozi zawe nuramuka ubikurikije neza. Ibi bintu bitanu 90% by'abantu ntibakunda kubyitaho, kandi ndakwizeza neza ko nuramuka ubikurikije uzaba umuntu udasanzwe. So be sure ko wakurikiye video kuva ku kintu cya mbere kugeza ku cya gatanu ari nacyo dusorezaho. Mbanje kubasuhuza abakunzi bacu ba Plan B FM TV. Let's go. Ikintu cya mbere ni ukwigirira icyizere. Muri ibi bintu bitanu tugiye kurebera hamwe, ikintu cya mbere ugomba gushyira mu buzima bwawe ni ukwigirira icyizere, ukumva ko ushoboye kandi ko ntacyo utageraho, ukareka kwitinya mu byo ukora byose muri ubu buzima, kuko iyo wigiriye icyizere n'abandi bantu batangira kukugirira icyizere, maze wumve ko ushoboye kandi ko nta cyaguca intege kuko ugera ku nzozi zawe. Ikintu cya kabiri ni ukugira intego. Ugomba kumenya mu by'ukuri icyo ushaka kugeraho mu buzima, ugafata agakayi n'ikaramu ukandika intego wifuza kuzageraho, kuko intego nziza ziha icyerekezo inzozi zawe, maze ukava muri ba bandi bajarajara ukaba umuntu usobanutse ufite intego agenderaho n'inzozi. Ikintu cya gatatu ni ugukora cyane no guhozaho, kubera ko intsinzi cyangwa se inzozi zawe ntago zubakwa ijoro rimwe, ahubwo ni ibintu bisaba kubakwa, ni urugendo step by step. Wowe komeza ukore cyane kandi uhozeho, kabone n'ubwo intambwe waba utera ari nto cyane. Ntuzacike intege zo guhozaho, uzirinde ibiguca intege byose, maze ukore nk'umuntu ufite icyo ashaka. Ikintu cya kane ni ugushaka ubumenyi. Mu buzima bwawe ntuzigere na rimwe wumva ko unyuzwe n'ubumenyi ufite. Uzahora unyotewe no kumenya utuntu twinshi kandi dushya mu buzima bwawe, kandi ntuzigere ubuza ubwonko n'ibitekerezo byawe guhora bitera imbere, kuko buri kimwe gishya cyose wize mu buzima bwawe kiba kiri kugushyira hafi y'intsinzi n'intego wihaye. Ikintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma, gukoresha igihe cyawe neza. Iga kandi unamenye gukoresha igihe cyawe neza mu byo ukora byose, kubera ko igihe cyawe niyo mpano ifite agaciro kurusha ibindi byose mu buzima bwawe. Umenye kugikoresha neza, kubera ko iyo kigiye ntikijya kigaruka, maze uhora urwana no kubyaza umusaruro buri kanya kose ubonye. Mu gusoza, nkwibutsa kumfolowinga niba utarabikora, gukanda kuri like ndetse no gusharinga ino video kuri bagenzi bawe, ahari nabo yabagirira akamaro. Ibiganiro byacu nakagaruka. Yari Sakalas. Ciao ciao.